Hello, mwiriweho neza, amakuru yanyu muraho murakomeye, nizere ko mwagize amasengesho meza. Uyu munsi wari umunsi wo kwa gatatu twagombaga gusengera abana bacu. Abasanzwe babizi, abakunzi ba Chantal Hakiza barabizi yuko dusengera abana ku munsi wo kwa gatatu. Twagize amasengesho meza, ngewe ntago ndafungura, ariko bungubu bamwe na bamwe bamaze kugira gufungura bitewe naho baherereye. Byanjye niho nkiva ku kazi mu kanya. Hanyuma rero hariho abantu bakunda kumbaza ariko se Chantal ni gute umuntu ashobora kwiyiriza umunsi wose? Uvuga ko kuwa mbere mwiyiriza kubw'ingo zanyu, ukavuga ko kuwa gatatu mwiyiriza kubwo urubyaro rwanyu. Ni gute umuntu yabishobora kandi anakora? Birashoboka se? Reka mbabwire ikintu rero, kwiyiriza biroroshye. Kwiyiriza biroroshye, si tuzi ikintu ushaka. Uzi ikintu ushaka, kuwa mbere turiyiriza kubwo urugo rwacu. Tuba turi gusengera urugo rwacu. Tuba twifuza ko urugo rwacu rugomba kumera neza. Urugo rusengewe ruba ijuru rito. Abana basengewe Imana ihora ibakavarinze. Amaraso ya Yesu Kristo ahora bakavarinze. Hanyuma rero gusenga, hari umuntu yigeze kumbwira, arambwira ati hari igihe nsenga nageramo hagati nkumva ikizunguzungu kiranyishe. Ubundi noroma iyo ufashe amasengesho yo kwiyiriza, amasengesho yo kwiyiriza bisaba yuko mu gitondo urasenga ukaba connecte n'Imana, saa sita ugasenga, hagati mu munsi ugasenga ukaba connecte n'Imana, kandi mu munsi mo hagati ukirirwa utumva ibindi bintu. Niba ugiye kumva indirimbo, umva indirimbo z'Imana, kubera ko nizo zigutuma uba connecte n'Imana. Umva ijambo ry'Imana, reka kumva ibindi bintu bisamaza. Hanyuma hagati aho ngaho ku munsi wasenze ukanasenga no ku mugoroba, ndagira nkubwire ngo wabishobora. Sibyo? Wabishobora. Maze igihe kinini cyane mbikora ibyo kwiyiriza, kandi nkabishobora. Kandi kera ngende umwana muto yanajyaga naniyiriza. Urabona ko akundi nari umupantekote, urabona ko akundi abapantekote bajya biyiriza bakamara nk'ibyumweru nka 2. Yanajyaga mbikora mfite imyaka 13, 12 najyaga niyiriza icyumweru cyose. So urumva rero ko mu byukuri mu gihe uri connecte n'Imana, mu gihe uri kumwe n'Imana yawe, mu gihe usenga, reka nkubwire ikintu, kwiyiriza birakunda. Kandi reka mbabwire ikintu, kwiyiriza bifungura imiryango yanze gufunguka mwakabyaramo. Niba ushaka kuba connecte n'Imana, tangira ukora amasengesho yo kwiyiriza. Amasengesho yo kwiyiriza azagufasha cyane. Usengera urugo rwawe kuri kuwa mbere, ku gatatu usengera abana bawe. Niba utabafite usengera urubyaro, Imana izaguhereza urubyaro. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndabakunda cyane.